igice cyawo cya kane tuganira amagambo tubonye ko avuga ngo ukira igihe cy'umurabukazi. Igihe cy'umurabukazi mbese habaye iki? Igihe cy'umurabukazi abantu bagomba kwifata gute? Mbese iki gihe cy'umurabukazi ni bwoko ki? Ndizera ko mwagezeyo. Murabona ku murongo wa 35 aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Reka mbanze mbabwire iyi mpamvu nkunda Bibiliya. Buriya Bibiliya ifite amakuru menshi. Amakuru menshi Bibiliya ifite harimo ayo tutazi kandi tuyasoma. Ikibazo, amakuru tutazi kandi tuyasoma ubwo ameze ate? Tuyasoma ninde wansobanura? Hari amakuru menshi yanditswe muri Bibiliya dusoma ariko tutazi. Ubwo ayo rero dore aya makuru buriya Bibiliya iratandukanye. Twagiye twiga amateka y'aba Napoleon, twiga ba Adolf Hitler, turagenda twiga ba Thomas Diaz, ba Christopher Colomb, twiga byinshi, ariko makuru ari muri Bibiliya nuko iki gitabo ujya kubona ukabona umuntu arakibumbuye, ariko ukajya kubona ukabona yatuye ibyaha. Uri kubyumva? Ayo makuru ntabwo ubundi tuyazi. Ayo makuru bisaba ko duhuriramo na nyiri kwandikisha kino gitabo. Nuko ikimenyimenyi cyabyo nuko uzasanga muri Daniel igihe marayika Gabriel yazaga kumurera, yaraje aramubwira ngo nje kugusobanurira icyanditswe kiri mu cyanditswe. None icyo ni igiki? Hari icyanditswe nyine duhurije. Uri kubona turi gusoma iki ni icyanditswe, ariko muri iki cyanditswe turi gusoma harimo icyanditswe. Rero ntabwo abantu dukeneye kumenya icyanditswe, ahubwo dukeneye kumenya ikiri mu cyanditswe. Ubwo uri kumva iyo usomye iki cyanditswe, for example, uburyo Bibiliya ikombinye mu buryo bureratike n'uburyo buri prophecy entre parenthèses. Impamvu y'ibyo bintu uzarebe igitabo cya Yeremiya, ari Yeremiya na Daniel wabayeho mbere ninde? Yeremiya na Daniel. Yeremiya ni wabayeho mbere kuko Yeremiya yari umuhanuzi wahanuraga Sedekiya, umwami Sedekiya, mbere yuko bajya i Babuloni, ariko Daniel yagiye i Babuloni. None se igitabo kibanza ari Daniel na Yeremiya, ikiri imbere ni iki? Si Yeremiya? Ikibazo, iyi Bibiliya ni umwuka w'Imana wayandikishije, niwe. None se niba ari we wayandikishije, kuki Yeremiya yagiye imbere kandi agomba kuki Yeremiya yagiye imbere kandi agomba kujya inyuma? Si ikibazo? Esiteri kubera iki abanza imbere, Ezira akaza imbere, kubera iki atajya inyuma? Kandi Esiteri yaragiye Muhammad n'abaperesi, kubera iki ataje imbere, ataje inyuma yaba Hagayi ngo azi inyuma yaba Daniel, kandi yagiye inyuma mu buperesi? Ko muri kundeba gusa. Icyo ni ikintu cyitwa entre parenthèses. Rero ni ikintu ujya kumva ukabona hano usomye muri Bibiliya ugasanga ibyahishuwe ngo ni igitabo ngo kigaragaza ngo ibintu by'ibimenyetso kivugira mu migani. Ibyo ngibyo rero nicyo gituma yitwa Bibiliya nyine. Icyo nicyo gituma yitwa Bibiliya. Hari amagambo yagiye yandikwamo hano adashobora gusobanukira abantu keretse bahuriyemo na nyiri kuyavuga. Nibyo rwose. Nuko ubwo rero twebwe tugiye kwirebera, ubwo ndagira ngo mbabwire ingingo 5 turaza kumviraho muri iminota mikeya izadufasha kumva iyi nyanja mu gihe cy'umurabukaze. Nuko twebwe ntabwo dutuye ku mazi, wenda ngiye nkunda kuno kwibera hafi y'amazi rwose, ariko hano se ni ku mazi? Ntabwo ari ku mazi. Nubwo mwaba muri kwibaza muti twebwe mutuzanye mu by'inyanja mute ko nta nyanja tubamo? Ibi ngibi si igitekerezo kugira twifatire ibitekerezo. Oya, iyo wagiye rero muri Bibiliya ugasangamo inyanja, ukaba uri kumva inyanja, ubundi uba ufite ikibazo. Iyo wagiyemo ukumva ngo Yesu yahumuye impumyi, ukaba ukiri kwiyumvira impumyi, uba ufite ikibazo. Ahubwo hano haba hagomba kuboneka muri Bibiliya abantu babiri. Haba hagomba kuboneka uwayandikishije n'uri kuyisoma, hakavuka ikindi kintu gishyashya gikozwe n'uwayandikishije kandi akagikorera uri kuyisoma. Iyo abo bantu badahuye, uba uri gusoma amateka asanzwe. Abayuda bangaga Yesu, abafarisayo baramugambanira, ugasanga urabizi, ariko ntubashe kwishyira mu mwanya uko nawe ushobora kwitereka mu gihe cy'uko uyu mwanya hariho ubugambanyi kandi bwo kugambanira Yesu. Hari abakize n'ibyo hari impumyi yahumuye, ariko se wowe wavutse uhumutse?
Zaburi ya 58 ayo makuru yaduha uko twavutse tumeze. Abanyabyaha batandukana n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Uyo bavutse umwanya bariyo bageza bakabeshya. Intambwe ya mbere rero Imana yumvishirizaho umuntu Bibiliya, ni intambwe ya mbere ni yitwa inyuguti. Buriya bisaba kuba wumvise inyuguti imbere y'ibindi byose, icyanditswe. Sibyo? Inyuguti niyo ntambwe ya mbere bisaba kuba wayisomye nyine. Ariko intambwe ya kabiri yo bisaba kumva Bibiliya iburi Imana itangiye gukangura umuntu. Niho handi mwagiye mubibona namwe, hari igihe wagiye mu iteraniro barabwiriza wumva ibyaha byawe, wumva hari bavuzemwe ibintu bimwe mu byo wakoze, ukagira ngo n'umubwiriza wabibwirije wagira ngo wabikoze ahari, ugahita ushaka kuvuga ati nta muntu utaranyuze muri icyo kintu, utaranyuze muri icyo kintu hano araba ari umukiranutsi. Iyo bakomaga ku byaha byawe warataha ugahita ugura agatabo. Ikimenyemenya ko wahereyeho n'umugenzi. Nge niko nahere muri gihe cyacu niko kahera ko mu itsinda bigishaga umugenzi cyane. Umugenzi, inyandiko zibanze, ubutumwa bwatoranijwe, ni ibyo ngibyo nahereyeho kwitegura akaga gaheruka. Buriya byaje nyuma. Akaga gaheruka abakitegura bafite ukuntu bagomba kuba bameze. Ntabwo isi yose yiteguye akaga gaheruka. Oya, hari abantu bitegura akaga gaheruka, hari abantu babwirwa, hari abigishwa Yesu yabwiye ngo bazabakubitira mu masinagogi, ngo kandi igihe kizagera noneho ntabwo bizaciraho, ahubwo uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Ibyo yabibwiye bande? Abayuda biteguraga akaga gaheruka, abigishwa. Dore ngabo rero. Uyu ntambwe ya mbere iyo umuntu ari kuyivaho, kumva inyuguti zisanzwe mubona twamenyereye, ubundi ibyaha birahishuka. Niyo yanditswe muri yo bice ya 36 ngo iyo babohejwe n'ingoyi z'umubabaro ibereka ibicumuro byabo nuko bagenje bibona, ikazibura amatwi yabo kugira ngo bumve ibyigisho. Uri kubyumva? Bivuze ngo umuntu wese wicaye aha yavutse amatwi yumva iby'agakiza zibye. Ariko intambwe ya mbere yo guhura n'Imana ni ukuzibuka kw'amatwi no gucurukuka k'ubwonko. Ubundi umuntu agatangira kumva ibyigisho. Niyo mpamvu Yesu avuga ati ufite amatwi yumva niyumve. Ayumvaga se yari ayabandi? Ntayazibutse nyine, kubera ko Yesu yarabizi ko amatwi yacu tuvuka azibye ku ngingo z'agakiza. Urugero rwa kabiri rero iyo umuntu atangiye kubyumva neza, uri atangira kumvira Bibiliya mu nama y'agakiza. Iyi nama y'agakiza kuyumviraho ni byiza cyane, kuko inama y'agakiza nyine ni inama. Hari abantu bateranye bajya inama, ariko iyo nama yitwa inama irimo ikintu cyitwa agakiza. Mu bimwe mu byari byibanzweho muri iyo nama ni urutonde rw'ibyigwaga, hari harimo ikintu kimwe cyitwa agakiza. Iyo umuntu ari kumvira Bibiliya mu nama, akumvira Bibiliya mu nama y'agakiza, bari bari kwiga iki? Mu nama y'agakiza bari kwiga ku kibazo cy'umunyabyaha. Iyo umuntu ari kumva Bibiliya agahita azamuka akajya mu nama yari iri kwiga ikibazo cy'umunyabyaha, nta wundi munyabyaha uhita uboneka, ni Pawulo yaravuze ngo muri bo ni njyewe imbere. Iri jambo ni ryo kwizerwa kandi rikwiye kubwirwa amahanga yuko Kristo yaje gukiza abanyabyaha benshi, ariko muri bo akaba ari njye w'imbere. Ntabwo wumva Pawulo ahubwo utangira kumva. Sinzi nimba turi kumwe noneho. Mu nama y'agakiza rero nta wundi muntu ukira, si umugabo wawe, si umugore wawe, nta wundi muntu ukira, ni Lomwa. Wongera kugaruka kuri njye. Uwo ni we mu nama y'agakiza rero. Gatatu rero iyo umuntu ari kuzamuka, tangira kumvira Bibiliya mu buturo bwera. Buri buturo bwera bwayo bwarashyizweho kugira ngo Imana iture hagati y'abantu. Ariko iyo umuntu ari kumva iri jambo ry'Imana, ntabwo yumva ubuturo bwera ko muteri, kuko Imana yavuze ngo bandemere muri kuva igice ya 25 ngo kandi bandemere ubuturo bwera nure hagati hehe muri bo. Iyo tugiye muri kuva mu gice ya 33 uhasanga Uwiteka akura ubuturo bwera mu Bisirayeli ngo nagendera hagati yabo nkabiciye bari inani y'izahabu, ngo bujya ku ruhande. Kubera iki? Ubuturo bwera ntabwo umugambi wabwo ari ukugira ngo bujye hagati mu bantu, ahubwo ni ukugira ngo bujye hagati mu muntu. Ni kubyumva? Umuntu agomba kuremwa bundi bushya, niwo mugambi w'ubuturo bwera. Iyo umuntu ari kumva Bibiliya ugasoma inyuguti ukabona ngo nubwo handitse ngo inkota y'Uwiteka izabarya, ariko ukumva ko ari muri gahunda yo kukugira mushya, ubu nawe n'undi mugambi mwiza wo kwiga ibyanditswe byera. Turi kumwe yemwe? Hakaza undi mugabane wa 4. Buriya rero umuntu buriya ashobora guhinduka ibyanditswe byera. Ashobora guhinduka ibyanditswe byera buriya. Iyo tubona Pawulo yandika ngo muyoborwe n'umwuka, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Hari igihe kigera twabonye abantu benshi Bibiliya zabo zatwitswe,
twabonye abantu benshi bagiye mu ijuru, aho yemwe hari abazamutse mu ijuru, ari abatarigeze bafite ibitabo nk'ibi dufite kandi barumviye Imana. Abo ngabo bayoborwaga n'umwuka w'Imana. Abayoborwa n'umwuka rero nibo bana b'Imana. Kandi abantu bitwa 144 bizajya mu ijuru bidasogongeye ku rupfu. Aba bantu bagomba kuzazamuka batanze ubuhamya bw'uko bayobowe n'umwuka w'Imana. Kuko ntabwo ibi bitabo turabyinjirana mu bihanamanga. Igihe cyo kubisoma nacyo kiri kugenda kinashira, ahubwo umwami Yesu yaravuze ngo n'igihe cyo kwiregura nikinagera mumaramaze mu mitima yacu yanyu ko mutazashaka ijambo na rimwe ryo kwiregura, kuko umwuka wanjye azababwira ijambo mukwiriye kuvuga iry'abanzi banyu batazabasha kuvuguruza. Abo bantu bagiye kwinjira aho hantu rero ntabwo ari hahandi ngo adongo cyagihamya wadusomeye harya ni kuri page ya kangahe. Nta muntu urinjira aho hantu. Abo ngabo barahamisha icyakora amaraso, abo bantu bakiri mu mapaje. Ahubwo ijambo ry'Imana rigomba guhindura umutima w'umuntu kugeza ubwo umuntu asigara ari tudurwa n'Imana, akaba ari hagati y'Imana nta muvugizi uhari. Abantu Imana yahiyo nshingano ikavuga ati ababo ndagiye mbashyize hagati ya Yesu agahaguruka avuga ati nta bintu by'ubuhuza bikiraha, abangaba byarangiye. Abo mani birashyira muri iyo nshingano ntabwo ari babandi bagihanganishije amapaje, ahubwo ni babandi bamaze igihe mu byanditswe, ariko ibyanditswe nabyo bikabamaramo igihe. Ubundi hari igihe abantu bamara igihe mu byanditswe bagatinda mu byanditswe, ariko ibyanditswe ntibibatindemo. Hari igihe abantu bava mu bintu ariko ibintu ntibinabavemo. Ni nawo mubare mwinshi cyane. Ndetse n'ibyo bagiyemo nabyo ntibinabagemo. Ko si uguhomba kenshi cyane, uvuye mu byo uvuyemo ntibikuvuyemo, ugiye mu byo ugiyemo nabyo ntibikugiyemo. Si igihombo. Abantu bagiye kujya hari imbere ni abantu baraba baratinze mu byanditswe, ariko ibyanditswe nabyo bikabatindamo. No gutindamo ni kimwe n'abayuda buriya babitindagamo. Yesu yaranabibareze mu gice cya 6 cya Yohana arababwira ati murobanura mu byanditswe, murondora mu byanditswe kuko muzi ko arimo ubugingo buri, ariko mwanze kuza aho ndi. Ikibazo cyihuse, Yesu yababwiye ngo mwanze kuza aho ndi, bari hehe? Ntibari baje mu materaniro? None ze kucyababwiye ngo banze kuza aho ndi kandi bari mu arimo arababwiriza, ari kubabwira, ari kurondora umuzingo wa Yesaya, ariko arangira ababwira ati murondora mu byanditswe. Bijaye mu iteraniro n'igihe bagitanze n'igitabo gishyashya bakiguze, nta muzingo babuze, ariko arababwira ngo mwanze kuza kubera iki se kandi bari bicaye mu iteraniro? Akanako nakaga ko mu iki gihe. Reka rero twigira imbere gatoya, dusingira imbere. Nanditse umugabane w'ubuhanuzi witwa Zaburi, inyandiko za Zaburi abisirayeli bigiragamo ubuhanuzi. Buri umuntu ari kumvira mu buhanuzi mu ijambo ryahanuwe. Ubuhanuzi bwo buzakora ku bantu muri iki gihe, kuko ababo barabwize bumaze kubatesha umutwe no kubaserereza. Barangije bavuga bati rero umva hari igitabo kimwe tudashaka ko muzongera gusoma, igitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 9 umurongo wa 25 kugera kuri 27. Umuntu uzadufatira umwisirayeli wasomye icyo gitabo muzamutuzanire, tuzabereka ibyo tuzamukorera. Bakaba baramuciye. Icyo gitabo cyaravugaga ngo ibyumweru 70 bitegekewe abayuda, icyumweru cya nyuma nikigera hagati azaza abuzanye ibitambo n'amaturo, ahinduka igitambo cy'iteka. Aho ntabwo tuhashaka, ibindi byose turabyemera, ariko haza havuga ngo azadusezerera ku bitambo n'amaturo, ahinduka igitambo. Aho ntabwo tuzabyemera, tuziyemeza tugumana uyu murimo mpaka uwafashwe mu ntambara ikomeye. Niho kwatubwira uwafashwe yabisenze ngo ari kugaragaza kugerageza guhuza ubuhanuzi, ari kwibaza ku bya Yohana, kwijwi rirangura mu butayu Yesaya yarihanuye, akajya kwa Mika avuga ngo bavuze ko azava i Betelehemu. Bagufata uri guhuza ubwo buhanuzi mu mugayo. Nuko bakoraga. Icyo gice ntabwo bagishaka, cyari kiri mu mugayo, kandi uyu munsi icyo gice kigomba gusubiramo nanone. Ubuhanuzi bwarabasherereje bari abantu. Ni nko kubona abo uyu munsi bari kureba Dimanche. Ese Dimanche mwagize ngo Dimanche Yesu nibwo azatangira gucagura abageni, cyangwa Dimanche ahubwo nibwo azambika imyenda abageni ababwira ati dutahe? Dimanche ntabwo ari igihe cyo gucagura abageni, ahubwo Yesu azasukira imbaraga abantu mbere yuko Dimanche igera. Ariko noneho nicyo kintu cyitwa kuzabona abadivantiste bataye umutwe ku gasozi, bari kwatura ibyaha mu nzira, bari kuvuga bati dore bya bintu noneho twabyemeye. Dimanche nayo twayibonye yatangajwe, ariko haza hari amahirwe. Amosi yarabihanuye mu gice cya 8 aravuga ati dore iminsi izaza nzateza inzara mu gihugu. Kandi agira ngo mbabwire, reka mbere yuko twinjira ngiye gusoma inkuru 3.
sorry okay yabajije ikibazo abo banze gusanga Yesu hari n'abamusanze abandi bari bari yego uti rero birasa n'itorero ry'iki gihe nagira ngo ngereranye ab'icyo gihe navuge n'aho bari bari yego inzira y'Imana n'imibereho yayo ni sisiteme cyangwa indangamikorere sisiteme ni inzira uburyo abantu bitwara bakoreramo yego ijuru rifite uko rikora n'uburyo ryitwara n'abarishaka uko baribona isi nayo ifite uko ikora n'abayishaka uko bitwara n'uburyo bakoreramo yes ariko ibitandukanya abo bantu bombi cyangwa amatsinda yombi ni umusaruro end result ese ndakuramo iki isi irahemba urupfu rw'iteka ijuru iratanga ubugingo buhoraho isi iratwaza igitugu na kamere itarahindutse ijuru riratwaza bibiliya n'urukundo n'umuntu wahindutse yego sisiteme ebyiri zigereranije usanga kubaza ngo se kuki bariya badasanga Yesu ukora neza cyo ari hehe yego baracyari mu isi kandi igituma badasanga Yesu ni uko batahindutse ntabwo bakiriye umwuka uhindura kandi mwari mumaze kudusomera ngo kuko abakiriye umwuka bayoborwa n'umwuka aribo bana b'Imana ni ukuvuga ngo ariko nyamara inshingano ya Kristo yaje gushaka no gukiza uwari wazimiye ariko bose se niba batamutega amatwi ngo abayobore bazahera mu isi yego ariko abakakiriye nibo bana b'Imana abahindutse babyawe bwa kabiri nibo bana b'Imana nk'uko mwabitubwiye ariko abinangira ntibumve nibo bana b'isi kandi noneho ikibazo nk'uko mwakivuze bari abana b'isi bari mu itorero bari muri sisiteme y'itorero ndaza ngaruka hahandi nyine mwari muri mutari ko se itorero ahari abafarisayo n'abasadukayo noneho hakaba abamatatiya n'abamakaba imiryango y'ibikuramota yashakaga ko ariho hava abatambyi bakuru aribo bagomba kuyobora iby'itorero mbese nakubwira iki noneho abasadukayo bitaga ngo bava ku ijambo rya tsadeki ni ukuvuga ngo abakiranutsi bera Melikisedeki umwami wo gukiranuka tsadeki rero ryari itsinda rivuga ngo twebwe turera nta mafuti dukora kandi uzi n'imyizerere ko yabaga ihanganye farisisi ni ukuvuga ngo abisatuye ku itorero bera yumvira rero gukiranuka kubw'amategeko n'abera kubw'imihango bamwe bizeraga umuzuko abandi bakizera amategeko hagati yabo koco none uyu munsi se ntabwo duhanganye ni koco tacifaci noneho rero uyu munsi ni uko nguko bimeze Kristo aracyararika nk'uko kera nabwo yararikaga atitaye kuri sisiteme umuntu wese yakuriyemo kuko sisiteme irimo icyaha idindiza umuntu nta kimaze ariko indangamibereho ndangamikorere ifasha umuntu kuva mu cyaha ikamujyana mu nzira yisumbuye kuba umwana w'Imana niyo ifite umumaro niyo rero yo gukoresha abicishije bugufi mwese cyangwa twese yo kubanza kwemera natwe uko kurarika twamara kwakira uko kurarika noneho tugahinduka twamara guhinduka yewe nubwo dufite ibiki tuziga kubera kamere idapfa burundu ariko noneho ukavuga uti nabura ku ijana Imana inshyize ku munzani yasanga mfite yenda 80 yenda 20 ndacyarwara nabyo Kristo azabinyuzurisha n'ubundi si kubw'imbaraga ni kubw'umwuka we uri muri twe ariko ndi mu nzira Imana iranyeza ndiho ngende ariko waba uri muri sisiteme wiyitirira gusa itorero ntibyaguhinduye niko ntiyavuyemo si uwa Kristo kandi si n'uw'isi ari hese itorero ntacyo rishobora kumufasha kereka kumushyira muri mudu context y'iki gihe no kugushyira mu nzira ikwiriye yo gutuma
ushobora kumenya aho muganga w'imitima n'imibiri n'ubugingo n'umwuka ari. Kuko itorero ni ibitaro. Niba umuntu ashobora kubona ko itorero ari igisubizo ku bintu byose yataye intego, ahubwo itorero naho ni ibitaro bigari abantu bose bicara bagategerereza muganga mukuru w'ibyo bice bine nari mbabwiye, kandi namwe nk'uko mubyisomera mu ijambo ry'Imana. Ariko noneho umutoza umushorera dekalogos ni Bibiliya. Niyo mpamvu badashobora kwivuguruza, mwavuze iyo ngingo neza. Niryo jambo ry'Imana ritavuguruzwa. Iyo Imana ivuze iba yavuze. Iravuga ngo nimuhindurwe n'imiburo mbagezaho n'ijambo ryanjye, kandi nimwemera ko ribahindura ntabwo rizagaruka ubusa ridasoje icyo ndigamije, icyo naritumye ni uguhindura imitima. Rero nako nagira ngo nongereho mu byo mwariho mutubwira. Murakoze nimugemije. Murakoze pastor. Nagira ngo some izi 8 ebyiri. Turi kuganira amagambo avuga ngo igihe cy'umurabukaze. Ndifuza gusoma amagambo make yari hano. Twese mu minsi mike yashize iminsi mike twakiriye imikorere y'amadini n'uburyo hakozwe amategeko ateka agomba kugenga amadini akorera mu Rwanda. Twarayakiriye, nyamara ibyo ngibyo abahanuzi benshi babivuzeho kubwo tuzabona leta n'itorero bikoreye hamwe ngo abo bantu bizatubera ikimenyetso cy'uko umwuka w'Imana ahise abavaho. Kubera iki? Kubera ko hari abantu bize Bibiliya bagomba guhagarara ayo mahame bakagaragaza yuko itorero na leta bidakwiriye gukorera hamwe. Nitubashaka nitubabone ngo barengere umudendezo w'ibyo bintu, bizatubera ikimenyetso cy'uko babyemeye, kandi kuba babyemeye bigaragaje ko nta mwuka w'Imana ukiri gukorana nabo. Ibyo byanditswe mu busobanuro muri Daniel n'ibyasho page ya 445. Ibyo ngo nta kindi kintu tuzaba dufite keretse cyo Bibiliya yise igishushanyo cy'inyamaswa. None rero hari ikintu nshaka gusoma kuri igitabo wenda kiri hano, ibisabwa nyine n'imiryango ishingiye ku myemerere, ariko ndasomaho irya samari baherutse gukora nyuma yuko bakoze arya mategeko teka. Ndasoma samari ntoya n'indangiza kugira ngo tuze kureba ese uyu murabukaze, igihe cy'umurabukaze ni ryari, cyangwa se twaba turi ku Kigali ibintu bizaza. Samari iravuga ngo amatoro yose agiye kwiyandikisha bushya mu turere yishyuye miliyoni 2 adasubizwa. Na amatorero angahe? Uburyo ubwo ni ry'abadive ririmo. Iyo mvuze ry'abadive mbagira ngo mwumve abantu babandi bahagarara bavuga bafite mikoro na Lazarance vuba bakazimanika ngo dufite ubutumwa bw'amarayika bangahe? 3. Marayika wa 3 ni urimo ikintu cyitwa kwitandukanya kw'itorero na leta. Ubuzanye ibintu byitwa igishushanyo cy'inyamaswa. Aba nabo nitubabona bagiye muri ibi ngibi nabo bakabyemera, ni ikimenyetso cy'uko ubuhanuzi buzaba busohora, kuko byanditswe ko bizaba. Byo ntabwo byanditswe ngo bazahagarara baburane, ahubwo bizaba. Ikibazo kizaba ahubwo umuntu bifite mu kuboko. Nuko inuze ya 2 uhagarariye itorero n'umwungirije bagomba kuba bafite impamyabumenyi mu by'iyobokamana cyangwa equivalence, barize amasaha nibura 1200. Amatorero agomba kuba afite action plan igendanye n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage bari mu karere. Undi murongo, icya 10 kizajya kinyura kuri banki. Undi murongo, amaturo mu nsengero no mu biterane bizajya bimenyeshwa karere na RGB. Indi, urwego rubifitiye ububasha ruzajya rukora ubugenzuzi bw'imari y'itorero rwabimenyesheje cyangwa rutabimenyesheje itorero. Urikumva? Ubwo ni uvuga ngo ngari izagiza ku rusengero batanga amafaranga ngari ari kujya vivura. Urikubyumva? Ni iki ngiki bavuze. Cyangwa se abayanyujije kuri banki baye babireba, ariko kubona iyo ku rusengero bashobora kunyerezamo dukeya ntibatunyuzemo neza. Ubwo ngari igomba kuba hari kugira ngo bayatange neza ibareba. Nuko kwandikisha itorero mu karere bizajya bisaba imikono y'abantu 1000 bafite ID cyangwa se national identity na telefone. Harya nibihe bikoresho 3 by'isi nshya niba mubyibuka: telefone, irangamuntu ikoranabuhanga, na banki, na konti ya banki. Noneho reka ngiye kubadive wumva icyo bashubije kuri ibi bintu bamaze iminsi bashubije kuri 8 mu guhumuriza bizera mu rwego rukomeye cyane.
abizera kuko bo batangiye gukomproninga baravuga ati wo kandi ibi bintu kuko byakanguye abadivanisiti benshi kandi natwe icyo twifuza kiri ku mitima yacu nuko bakanguka nukuri nicyo twifuza tugize amahirwe ahubwo bose n'abakingiwe nye bose bakaza buriya wapfa ibi bari bibiri umuntu apfa guhitamo iki bigahoro wapfa kuzanize nye ariko kaza wemeye ugapfa wemeye Yesu sibyo ariko aho kugira ngo umuntu apfire mu bujiji uramutse ugiye mu kiyaga ko ari nabyo turi kwigaho ukaroba hakazamwo ibikeri wavuga ngo n'ubundi hajemwo ibikeri reka nkomeze nirobere cyangwa wahagarika ukabanza ugakuramo ibikeri warangiza ugasigarana amafi makeya ugakabona gukomeza kuroba iyo ibintu rero bimaze kwangirika abantu babikosoza andi makosa niko abafarisayo babigenje ariko dutomboye bene data bagahagarikira ibintu aho bageze bavuga ati ayo twakoze twarayakoze tubihagarikiye ahangaha ni nacyo tunifuza niyo mpamvu yo kugaragaza ibintu nk'ibi ngibi tuba dushaka ko babimenya kuko benshi hari ababa batabizi reka nsome rero wumve barasubiza bati itoro ry'abadivantisiti ryo ryahise ryihuta cyane mu kuvuga riti ubutumwa bugenewe abizera ku itegeko rishya rigenga amadini n'amatorero mu Rwanda kwirinda ibihuha bikwirakwizwa n'imbuga nkoranyambaga cyangwa abavuye mu itorero ndetse n'abantu basanzwe badakunda iyobokamana ariko ubu ngubu aba ni bandi bari kuvuga ibihuha none se ubu ngubu iriya tumaze gusoma tubisomye mu gitabo cya RGB mu mategeko teka kiriya ni igihuha dusomye bo tugiye gusoma uko cyambere babwiye abizera ubucakura bukomeye cyane icyo abatesalonike Paulo yanditse aravuga ngo ariko mwebwe bene data iby'ibihe n'iminsi nimukuriye kubyandikirwa kuko muzi neza ko uwo munsi umwami wacu uzaza buhoro womboka nk'uko umujura aza ubwo bazaba bavuga ngo nikira ni amahoro sinzi uwadusomeye karaho twari turi ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru bavuga ngo ni amahoro nta kibi kiriho aha nta kibi kiriho umwuka w'Imana aragiye ngo nta kibi kiriho nyirizina imbona nkubona umwuka w'Imana arigendera ngo nta kibi gihari ngo ni ukwirinda ibihuha icya kabiri ariko itegeko rishya riteganya ko miliyoni 2 zizajya zitangwa n'itorero rishya rivutse ibi byari bisanzwe icyabaye nuko amafaranga yazamutse akava kuri asanzwe akaba miliyoni 2 ninde wari ubizi muri mwebwe bari barabibwiye ko dufite miliyoni dutanga byari bisanzwe nimba mwari mubizi mu bitubwire none babonye Imana ibishyize ku karubanda ngo zari zisa ko adashyizeho ayo tubari basanzwe batanga nayoboye intara nayoboye amatorero ni nanjye washyize mu kinyarwanda indongozi y'itorero yego ntabwo ibyo byigeze bibaho baze tuburana aho ngaho amahirwe mfite nuko hano dufite pasitora sibyo niyo mahirwe dufite nitugira icyo nako nibo bari kubivuga ndi gusoma ibya leta ngasoma n'iby'itorero kugira ngo turebe ikimenyetso kimwe cyavuzwe kiranga ko umwuka w'Imana agiye burundu ubu utazahagaruka rwose mukiraho iyo approach yitwa Caesaropapism ni ukuvuga ngo igihe tuzabona ibya Kaisari n'ibya Papa Kaisari ahagarariye za leta zose na Papa ahagarariye ubukristo iyo amalgamation ubwo bufatanye bwa Christianity and state iyo igihe bizaba bimaze kwivanga bigategekera hamwe ngo tuzamenye yuko agarutse kandi ko umwuka agiye gukurwa ku bantu n'akarengane kagiye gukurikira kuko ntabwo systeme zombi zishobora kumvikana ku kintu cyose ubundi ni byiza pe yuko iyo leta itegeka neza ifasha abaturage no kubaha Imana kandi ni itorero riyobowe neza rifasha abakristo kubaha leta kuko institution ibyo bigo byombi byashyizweho n'Imana abaroma 15 nta butegetsi bujyaho budashyizweho n'Imana ariko byakozwe n'intumwa ngo tugandukire ubuyobozi igihe cyose bazaba bategeka ibitanyuranya n'ubushake bw'Uwiteka rero aho ngaho ntabwo nigeze mbona kiliziya isorera leta ntabwo nabibonye n'abadivanisi sinigeze mbibona mu bitabo nagiye mpindura cyangwa ibyo badusabye muri sekretariya y'u Rwanda niho mvuga no muri general conference ntaho numvaga Teddy Wilson avuga yuko dufite amafaranga
kwishyura Trump amafaranga y'imisoro. Yego. Ibyo rero ahubwo nibikangura imitekerereze yacu. Yego. Tumenye ngo tugeze mu gihe gihe turitegura kukibamo gute. Yego. Kandi noneho uwahakanaga ko Yesu azaza amenye yuko ibimenyetso yatanze byagaragaye bigikanye kwaje. Yego. Ahubwo twibaze ngo mbese turamuteguye nibi bihe bitubayeho tubibayeho, nibi bihe bigiye kwifungura imbere yacu mbese turabibamo gute. Ikindi no kwibaza ngo ese ubuyobozi bwa leta bwo burabitegeka bubisobanukiwe, niba bubisobanukiwe buzi ko hari umukuru ugiye kubabaza accountability ibyo bategeka abaturage. Yes. Kubaza ngo mbese ibi bintu bisomwa muri Bibiliya, kugira ngo nazamenye ko asubiza imbere y'Imana. Okay. N'umukristo kandi nawe ugiye kumvira ibyo Bibiliya itategetse agomba kwibaza ngo ariko ibi ngibi ngiye gushyigikira biri muri Bibiliya, hari ibyo Kristo umutwe w'itorero yategetse. Ese biratuma abantu, kuko intego y'itorero umumbabarire ni ugukiza imitima ngo abantu bazibone mu bwami bw'ijuru. Kandi na leta nayo intego yayo ni ukuyobora neza abantu ngo bishime bagire imibereho myiza, noneho bose bitegure kuzuzanya n'ubushake bw'ijuru. Ubwo rero bombi bagomba kwibaza, ari itorero rihagarariye Kristo na leta bikwiriye kwibaza niba abo biyoboye bibayobora mu mwuka no mu kuri no mu bwenge gutuma abantu bashyikira ubugingo buhoraho. Yego. Nicyo rero tukwiriye kwitegura natwe abakiriye Kristo, kandi turebe izo mpande zombi ni iki twakunganira leta, kuko leta ikeneye kumenya Imana ikihana ikayobora abantu bayo neza. Itorero rikwiriye kumenya Imana rikihana rikayobora abantu bayo neza, noneho bikaba byiza yuko bahuza n'ubwami bw'ijuru n'ubutegetsi bw'ijuru. Aho ngaho rero n'itegeko ry'urukundo n'ubutabera bya Kristo bigomba kuyobora biyobowe n'itegeko rya Mwuka. Amen. Aho ngaho tugomba guhuriza itorero. Okay. Twakomeje rero la troisième. Gutura no gutanga kimwe cya 10 kimwe mu 10 bizakomeza nk'uko gahunda yacu isanzwe, kuko n'ubundi dukoresha ikoranabuhanga. Momo, banke, CFMS ayakiriwe mu biseke azajya ashyirwa kuri banke nk'uko bisanzwe. Mwabyumvise? Iteganya bikorwa riteza imbere imibereho myiza y'abaturage mu karere itorero rikoreramo. Ibi bisanzwe biri muri gahunda y'itorero ryacu. Niyo mpamvu tugira amashuri, amavuriro, ibigo biteza imbere imirire, temperance. Harya ibigo birahari cyane, ibyo biri kwica abantu bibakingira. Mituweli do sante, gufasha abatishoboye. Ni mureba murasanga biri mu cyiciro cy'ubutabazi. Icyitonderwa nimero note bien. Ikigaragara nuko uturere ari two tutabyitagaho. 5. Kugenzura umutungo. Ibi bizabangamira amadini n'amatorero adafite kontability ikorera mu mucyo, ariko mu itorero ryacu ibikorwa byo kugenzura umutungo no kwishyura imisoro birasanzwe kandi ntacyo bitwaye itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 kuko risanzwe rikorera mu mucyo kandi nirishyigikira abanyereza imisoro. La 6. Abantu 1000 basinyira ugiye gutangiza idini cyangwa itorero. Ibi ntibigoye itorero ry'Abadiventiste kuko mu turere twose dufitemo abizera barikunda, kandi nabo hanze bemerewe gusinyira ubishaka. Icyitonderwa nanone, aho kugendera ku bihuha, bazi ibyo udasobanukiwe ku bayobozi b'itorero ryawe. Ngaho nimwandike nomero muze kubaza, mumenye aho mubaza ibibazo. Nomero ni 0728 377 cyangwa se 0788 ubwo uze kubaza. Izi nomero ni 0728 377 MTN 0788
6 Tereza ndikumva yazanditse. Iyi nomero wayihamagara ukayibaza izi miliyoni basanzwe batanga aho bazitangira n'iri koranabuhanga, noneho ukayibaza n'iki kintu kivuga ngo amadini adafite kontabilite mu itorero, kugenzura umutungo, kwishyura imisoro. Iyi misoro matubwira amafaranga bamaze igihe bishyura, kuko twayatangaga tuzi ko ari amaturo, ntabwo twari tuzi ko bayasozemo, ntabwo twari tubizi. Imana itazatujyanana nabo, kuko muri Yeremiya igice cya 2 niho handitswe ngo rwose Zaburi 125 ngo abiyobagiriza mu nzira zabo mbi Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Niko iyo Zaburi ivuga. Avuga ngo uba mu rwisho rw'itsumba byose azaba mu gituro ndibeshye ngo handi bavuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be, ariko ngo abiyobagiriza mu nzira zabo babizi Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Dore nuko nguko bimeze. Ababizi uramara kubimenya ko atura amaturo akajya mu butinganyi, andi akayatura akajya mu misoro, andi akayatura akajya muri za biochip na tujya duheke tw'umuceri, agakomeza kiyobagiza, Uwiteka azamujyanana n'inkozi z'ibibi. Nari nsomye indi ntuzi mwereka nsoma indi mail yo kuri bamwe bajya bampamagara bari muri Amerika ngo ibyo nibyo mu Rwanda, n'abavuyeyo vuba muri Amerika nabo reka dusome no muri Amerika tugeyo, batazajya bavuga ngo nibyo mu Rwanda, ngo mu Rwanda dufite umwihariko. Hano haranditswe ngo ni ku kinyamakuru cy'Abadventist cyangwa se Adventist Messenger Catholic News Agency. Ubwo ni ikigo kirinda amakuru cya Gatolika. Muslims, Christians, Hindu and Buddhists gathered to pray together for the Holy Father's speedy recovery. Ngaho namwe munyumvire, nuvuga ngo ari Abisilamu, ari Abakirisito, Abahindu, Ababudiste, bose bateraniye hamwe mu isengesho ryo gusengera ngo Data wera ngo akire vuba vuba byihuse. Harya ubwo Data wera ni ubu Data wera Papa ni Data wera w'Abadive? Kugira ngo uvyemere hano Ganoni Diop ari kuvuga ngo Kiliziya Gatolika yarahindutse, ngo yandika n'urwandiko rwitwa Dignity Tisumani, rw'uko Kiliziya yahindutse amahama yigenga, ngo yisigaye yaratanze uburenganzira bwo gusenga. Mu magambo hano video ze turazifite ari kuvuga ayo magambo. Itorero ry'Abadventiste naryo akaga gakomeye cyane. None turi kwiganira amagambo avuga ngo igihe cy'umurabukaze. Ntabwo hano ndasomaho byinshi kubera ko ya minota ndi kubona iri kugenda igira, ariko ndi kugira ngo twumve iki kintu. Umurabukaze twabwiwe ko azabaho umuraba mu isi yacu, sibyo? Kandi uyu muraba ntabwo utandukanye cyane n'uwo tugiye gusoma hano abigishwa bahuye nawo. Reka tubanze dusome, ariko noneho ntabwo mbacamije mu tiro turuzuzanye nk'abaganira kandi dushimangira ingingo. Ejo muzahure nazo mumenye uko mwifata, ariko mutavuga ngo twomoye ruguma turuca hejuru. Yesu yigishije kubaha leta, yego, ariko aravuga ati mwubahe Data wa twese uri mu ijuru. Yego. Atanga umusoro. Arobifi ba Petero barayo bakeraho babuze icyo barya n'icyo basorera leta. Atanga urugero ati bya Kaisari mu bihe Kaisari n'iby'Imana mu bihe Imana. Muri iyi kontekste icyo turi kureba ni icyo umuraba wo gufatanya ubwifatanye bw'amadini muri iki kimenyetso cya nyuma, muri ingoma ya 4 cyangwa se inyamaswa ya 4 igiye kuzanira abubaha Imana muri iki gihe. Kuko n'ubundi abantu basanzwe bagandukira leta, bagandukira n'itorero, kugira ngo babyumve hatagira ugonganisha ibintu. Yego, nibyo kuri, ariko twabwiye ikimenyetso. Turi mu kimenyetso cyane tugomba kubwirwa, niho kujya. Yego, kumvira leta turabitegetswe nk'Abakirisito. Ariko hari ikimenyetso kimwe twabwiwe gitandukanye no kumvira leta bisanzwe, ahubwo tuzakaza batwumvira inyamaswa, aricyo cyitwa kuramya inyamaswa. Ari nacyo leta ahubwo navugiye ko leta ikeneye gutega amatwi. Ababivuga ko dusanzwe tuyikunda, turayubaha, turayumva. Ariko iyo bigeze kumvira Imana, kuko Imana ari yashyizeho leta, leta ikwiriye gutega amatwi icyo Imana ivugira mu bahanuzi. Nicyo rero turiho kuvuga. Yego. Nta wigomeka hano kuri leta, arakoze cyane. Wigomeka kuri pasitoro, ahubwo ni ukubaza ngo aho nta yandi makuru. Yego. Mwebwe muhagarariye izi nzego zombi mutaragenzura, kandi avugwa na leta ibasumba yabashyizeho. Yego. Ibyiza ni ukumvira Imana gusumbya kumvira
abantu ntako nagira ngo dushimane. Ngira ngo kandi dufite n'igitabo cyitwa Intambara Ikomeye kirimo iby'abagorozi n'abavodo bakoze. Amahame y'ubugorozi baduhaye y'ubugorozi nimba mwumva ko dukomoka ku bagorozi. Ihame rya mbere ryagengaga abagorozi rya mbere na mbere ni iry'uko Yesu Kristo ari we muntu ubabarira ibyaha wenyine. Iryo ni ryo rya mbere ryashegeshe Kiliziya Gatolika baza kurikuraho bashyiraho yuko abantu babarirwa ibyaha binyuze mu gitambo cya misa. Irya kabiri bashinze ni ukwivangura kw'itorero na leta. Iryo ni irya kabiri rigenga ubuprotestani. Ariko tubigifiteho ikimenyetso ngo ubwo tuzongera kwibonera leta n'itorero byongeye kuzana amahame ya leta akaza akagenga amahame y'ibyobokamana. Ibyo bintu twabihawe ikimenyetso. Ari icyigisho kirimo cyitwa ngo abakurambere babimukira mu ntambara ikomeye cyo ngo bakimara kubona ahantu hose mu Bwongereza itorero na leta byifatanyije ikiba kigiye gukurikiraho no kwica abantu batemera amahame y'ibyo bemeranyijeho. Muri kubyumva yemwe ni uvuga ngo ababibonye bose bagakubita amaso ibijyanye n'amahame yo kwifatanya kw'itorero na leta. Nta kindi kiba kigiye gukurikiraho keretse akarengane k'abantu batemeye iyo nyigisho yabo. ugasubikajya hasi karavuga ngo kwifatanya n'itorero na leta uko kwaba kuri ku rwego ruto cyane kose nubwo kubasha kugaragara ko kwatuma ab'isi begera itorero mu by'ukuri icyo gukora no gutuma itorero ari ryo ryegereza. Urukumva ko birangiye itorero nubwo rigiye rinyerera ryisobanura ritubwira ngo nta kibazo, ariko Imana yo yarandikije iravuga ngo nubwo bagiye bavuga ngo nta kibazo amaherezo bizarangira itorero isi iri konvatinze. Ubwo rero twari tukirebera igihe cy'umuraba, twabihawe igihe cy'umuraba. Wenda reka twirebere muri Bibiliya kugira ngo tutaza kugenda tutayisomyemo tumenye ngo igihe cy'umuraba ukaze twashaka kuvuga hagiye kuza umuraba byo, kuko iyo leta n'itorero byifatanyije kandi leta igiye nuvuga ngo abapasitoro bagiye kujya bahembwa na leta. Nimba transaction z'amafaranga amaturo n'10 n'ibirundo biri kunyura transacted mu ikoranabuhanga, bivuze ngo hari digital surveillance, hagiye kubaho ubugenzuzi bw'ayo mafaranga uburyo akoreshwa. Then noneho n'imishahara izagiye, kandi ntabwo ubu buyobozi bwo kugenzura amaturo n'amafaranga y'iyobokamana ntabwo leta izajya yagenzura izanye bira n'umwuka w'ubuhanuzi, izajya yagenzuza amahame ya politiki. Icyo rero nicyo cyitwa gukurwaho k'umwuka w'Imana, ntabwo iby'Imana bigomba kugenzuzwa ibyo kwa Kayisari. Ni iki ngiki rero kadusome umurongo wa 35. Arakoze cyane nibyo. Kuri uwo munsi turi muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 35, aturisha inkubi y'umuyaga mu nyanja. Kebwe twireberaga amagambo avuga ngo igihe cy'umuraba ukaze. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigezaho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Abandi bari kuvuga gutya, bari kubwira nde? Kaho nyumvira namwe igihe cy'umuraba cyageze, ariko uyu muraba urakaze. Umuraba abangaba Yesu yazuye abapfuye badahari. Azura Lazaro ntibari bahari. Ikibazo ntabwo bari bahari. None se Lazaro umurya mwana wo kwa Yayiro amuzura ntibarebaga? None se Yesu atubura vino mu bukwe ntibarebaga? None se Yesu yirukana abadayimoni mu musazi w'i Kaperinawumu ntabwo barebaga? None se bitangaza byose uyu murabuje ugahita usiba ibintu byose bitangaza byose n'imbaraga ya Yesu bari bamuziho. Umuraba ari kuje ni speciale kuko bihise bisibama ko Yesu ashoboye byose. Uyu muraba urakaze cyane.
hariho imiraba, natwe turwana igihe cy'umuraba ukaze. Umuraba waje ntutembana abayuda, uyu muraba nawo buryo bufite abantu bushaka. Haba hariho imiraba, bari basanzwe bagenda mu bwato, bari basanzwe bagenda pe mu bwato, basanzwe batega, ariko uyu muraba kuki waje kwibasira ubwato Yesu arimo? Kandi dusomye ngo hari harandi mato menshi yari ari kumwe n'ubwo bwato. Kubera iki waje muri ubu bwato bwari burimo abigishwa? None se ndagira ngo mbabaze, ubundi ari ubwami bwirwanya? Satani yakirwanya? Haba harimo abadayimoni, Satani akajya kuroha abadayimoni bagenzi be? Ni ikibazo ni kimwe gusa, nuko harimo abantu barwanya ingoma ya Satani. Uri kubyumva? Abo ngabo n'abamuyobotse, ninde wahoze adusomera ngo bazabaza ngo n'abantu bagendanye n'abadive. Kuri page ya kangahe ya 52 niko batubwiye. N'abantu bagendanye n'abadive mu bashake. Biravuze ngo abagendanye na Yesu bose bumvise Yesu yigisha, kuko ikibazo kiri hagati y'Imana na Satani, ikibazo kiri hagati ya Yesu na Satani. Mudushakira abantu bagendanye, uwagendanye n'umudive, umuntu wigeze kumva avuga yuko aziranye nawe, umudushakire bataba baraganiye ibintu bikamujyamo, umushake. Igihe cy'umuraba ukaze bamaze kwihuza rwose. None umuraba uraje, ntabwo ugiye mu bundi bwato ngo urobanure ubwo Yesu arimo we n'abigishwa. Abigishwa nabo nawe ababigishwa ni nk'abagenzi b'iki gihe. Buriya bakwiye kuba abagenzi ariko bakabazwa niyo bajya, n'abagenzi bajya. Ubu dufite abagenzi ariko hagomba no kwiyongeraho abagenzi bajya. Nabonye abagenzi bari kujya mu byerekezo bitandukanye. Ugomba kujya uvuga ngo uri umugenzi ukavuga naho ujya. Ntabwo ibyerekezo abagenzi bari kujyamo nabonye bidahura. Ababigishwa nabo harimo ikibazo rero. Abigishwa bahagije 5,000, kandi ngo abagore ntibarimo, aho n'abana bararya barahaga n'ubuvungukira barabwikorera. Ababigishwa nta kintu Yesu atabakoreye byose, ariko ibyo byose yakoze. Umuraba uraje umwe gusa, bya bintu byose. Uyu muraba ntabwo ari umuraba usanzwe. Reka twumve. Barataka, yari asinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Harya ibi bisabye iminota ingahe? Ibi Yesu abikoze mu bufindo bungana iki? Mu ijambo rimwe gusa ngo ceceka utuze. Nuko umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Twabonye ejo bundi perezida wacu avuga ngo ni mwambara iki? Mufunga mukomeze, ubu ngubu kabaye. Nicyo mwantoreye kuzirwana. Ubwo rero nimufunge mukandara. Kandi ubu harimo n'abantu b'Imana nabo barimo barapapa, ariko koko ndeka bareke gupapa. Yesu yarabyigije muri Matayo 24 avuga ati, hazabaho impuha ndetse n'intambara, kandi intambara zizageraho, impuha zizageraho zibyara intambara. Koko ntabwo ari ukubeshya, ariko ngo abantu ikibazo bazagushwa igihumura n'ubwoba bwo kwibwira ibyenda kugira gute. Harimo n'abagenzi bameze gutyo. Yesu ari mu ijambo rimwe ati, ngaho umuyaga nugire gute. Ubu ni Yesu nawe ari kuvuga ngo mufunge imikandara. Ikandara tuyogiye mu Efeso 6 tuhasanga ngo mukenyeye ukuri. Umukandara ni ukuri. Ni mukenyera ukuri, ijambo ryose rigusotse mu kanwa riba ari ukuri. Umuraba nuza Yesu apfa kuba ari mu bwato. Hari ikintu kiranga abantu bari mu bwato. Ubundi umuntu mu bwato, iyo umuntu ahuzaguritse mu gihe cy'umuraba, ntabwo asigara mu bwato. Icya kabiri, iyo umuntu arutse mu bwato, umuntu warutse kuko wabutera zunga muzunga, yarutse ntabwo arokoka. Umuntu warutse muzaperereze mwumve, bazababwira umuntu warutse mu bwato hubi. Kandi mu iki gihe cy'umuraba abangaba hano hari ikibazo. Icya mbere ni ugutuza, icya kabiri ni ukubanza kumenya neza ko umukandara ufunze, intwaro zose uzambaye. Mu gihe cy'umuraba ukaze nta mikino ibihari, ni Satani n'abamarayika be baba biyiziye. Noneho ntabwo ari bya bindi byo guhura n'umuntu ukumva gututsi igitutsi. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo ukumva ngo dore babafunga mutwe ati dore nabarakare. Oya, Satani none hari yizira imbona nkubone mu mashusho y'abantu, agahagarara neza muka imbona nkubone gutyo. Mu gihe cy'umuraba rero, iyo abantu bahuzaguritse, ugasanga umuntu ararutse mu bwato, hari abantu baba bafite guhuzagurika, ukabona agiye mu cyaro ariko aragarutse, mu gutyo nukuruka mu bwato buriya.
ukajya kubona ukumva ejo bundi bati uru rusengero uru ngiri mw'isi wari umusaka, ariko ejo ukabona agiye aruseseramo abebera ati burya twari tubyihute gutyo, nukuruka mu bwato bundi. Ukabona umuntu aratuye ati mvuye kuri ibi ngibi, uyu mwuka w'Imana yarabimbujije, atariko noneho ubu ngubu ejo wajya kubona ukabona agarutse ku byo yari yararetse. Ibyo byo nta nubwo ari ukuruka byo. Petero yaranditse aravuga ngo abo bantu ngo baba bameze ngo ikiba kibasohoye ngo ni imbwa isubiye ku birutsi byayo. Noneho ubwo ngubwo sinzi ibyo by'ukuntu nabivuga, ni akaga gakomeye cyane. Ariko ujye utinya iyo itorero na leta iyo byihuje, ikintu cya mbere cyatandukanyije abantu, abaprotestani bagahita bavuga ati dukurikije inkoni dukubitiwe hariya hepfo mu Burayi, turavuze ngo babakase indimi, ababyeyi bagafata akana gutya bagasanga uteruye akana, umwe agafata hano ukuguru n'undi ukuguru akagutanyura bakakazirika mu izosi, abagabo babaziritse imigozi ku bitsina, babahonze amanyundo ku mazuru, babakuruye amatwi, impfu babishe kugeza ubwo babunaho uruhu bakabanika ku zuba, babashishuraho amenyo gutya. Izo mpfu bazitegereje baravuga bati turahunze, twebwe turagiye, ibi ntabwo twabishobora. Nuko baragenda bajya muri Amerika, bahasanga igihugu gifite umudendezo w'umutimanama ndetse n'umudendezo wo gusenga Imana. Avuga ati reka aya mahame tuyashimangire, dushimangire ibintu bibiri: kwitandukanya kw'itorero na leta. Niryo rya mbere twabibonye, ibyo tuboneye i Burayi ni itorero na leta byari byifatanyije. Nuko rero duhabwaho ikimenyetso ubwo tuzongera kubona leta n'itorero byongeye gufatana. Ba bantu bakaswe indimi, ba bantu bakuwe amenyo, bakaba inzara bazikuzagamo inyundo gutya, bakagukuramo urwara bakoresheje umusumari, bagakubita inyundo, bakakuzirika tekereza mugabo, bakakuzirika umugozi ku gitsina bagakurura, ukagenda wiruka. Uri kubitekereza, abagore bakabakurura amabere, reba gukurura umwana mufite gutya bagatayura umwana, gukurura gutya umwe agakurura hariya hakurya akaguru n'undi akaguru, kurura paka barangije bagahita bakuzirika ibice by'umwana mu izosi. Abo bantu ngo ni ubwo tuzabona leta zunze ubumwe za Amerika irengeje ikiganza umwore wayitandukanyaga n'ubupapa, tukabyibonera ibyo bintu. Biravuze ngo bibagiwe za mpfu bishwe, bakagenda bakavuga bati noneho duhoberane. Burya mukumva n'umupasitoro w'umudivantiste uhagarariye umudendezo witwa Kanoni Diop aravuze ngo Gaturika yarahindutse ubisigaye itanga umudendezo. Iyo video murayishaka, birahari byose. None singi ibyo tumaze gusoma, Abagatulika, Abaporoso n'Abakristo, n'Abahindu n'Ababudiste, bose abasenga nk'abasenga ibita, abasenga inkoko, bose bateraniye hamwe ngo gusengera papa wera ngo akizwe. Akaga gakomeye cyane. Ibyo biri gutegura iki? Biravuze ngo tugiye guhita tubona ikintu nk'icyabaye mu Burayi mbere y'uko inyamaswa ikomere ku ruguma rwica. Hagiye guhita hagaruka za mpfu kubera ko hongeye kuboneka ikintu cyitwa kwifatanya kw'itorero na leta, umurabokazi. None si ikibazo, umuraba si ikibazo, ntimugire ubwoba. Ntabwo umuraba ari ikibazo, kuko twarawubwiwe ko umuraba urimo. Izo mpfu turazizi ko tuzazicwa, ahubwo abantu babifata gute mu gihe cy'umurabokazi? Abigishwa bari bakwiye kwifata gute? Ko tubabonye nabigiye cy'umurabokaze bari guhuzagurika. Hari ikibazo. Icya mbere bakagombye gukora ni ukwiringira Yesu. Ntabwo ari byo bakoze. Cyitwa cece kutuze. Ngaho reka tugiye 3:5 cece kutuze dusomemo amagambo makeya, tube turanashojeje abariho dusoreza wenda. Ceceka utuze ni ikigisho. Ngaho reka nsome hano. Abigishwa barimo bataka, paje ya 225 ngo nta muntu n'umwe wigeze ataka gutyo, ngo gutaka kwe kwirengagizwe. Icyakora nabo ni amahirwe kumenya ko umuraba waje ukanatakira Yesu, naryo ni irindi garade. Hari nabo murabuza bakiruka batanatatse. Mu gihe abigishwa bari bafashe ingashya zabo ngo bahanyanyaze ubuheruka, Yesu yarakangutse. Nuko yahagaze hagati y'abigishwa be mu gihe umuraba wahoreraga kandi amazi abitura, maze umurabyo ubonesha mu maso he. Yarambuye ikiganza cye, yari yaragiye akoresha ibikorwa by'imbabazi, maze abwira inyanja yashegaga ati ceceka utuze. Nuko paji ya 226 hari kandi ikindi cyigisho cy'iby'umwuka twakwigira kuri iki gitangaza cyo guturisha inkubi y'umuyaga. Imibereho umuntu wese anyuramo ihamya ko amagambo y'ibyanditswe biziranenge ari ukuri. Nyamara amagambo ni nk'inyanja yarubiye,
ntibishobora gutuza, abagome ntibateze kugira amahoro. Uko niko Imana yanjye ivuze. Muri Yesaya 57:20. Icyaha cyangije amahoro yacu, wumve ahantu ikibazo gishingiye, icyaha cyangije amahoro yacu igihe cyose inarijye itaratsindwa. Nta tuze dushobora kugira, nta mbaraga za kimuntu zishobora gutegeka irari rikomeye riba mu mutima. Mwabyumvise? Ntacyo dushobora kwimarira muri urwo rwego nk'uko abigishwa nta bushobozi bari bafite bwo gucecekesha inkubi y'umuyaga. Nyamara uwabwiye imivumba y'i Galilaya gutuza yanabwiye buri muntu wese gutuza. Uko umuraba waba ukaze kose, abantu bose basanga Yesu bamutakira bati, databuja dukize, bazatabarwa. Imbabazi ze zunga umuntu n'Imana, zicecekesha inkeke yose aterwa n'ibyo yifuza, maze umutima we ukaruhukira mu rukundo rwe. Aya magambo ni meza cyane. Aturisha uwo muyaga w'ishuheri, umuraba uratuza, maze bashimishwa n'uko utuje, kandi abajyana mu mwaro bashakaga. Nuko rero ubwo ukwemera Kristo kwatugize intungane imbere y'Imana, tubana amahoro nayo tubikesha Yesu Kristo umwami wacu. Ubutungane buzabyara amahoro, buzatera ituze n'umutekano iteka ryose. Reka nsoreze kuri aya magambo, cyangwa reka nanarekeraho. Amasaha agezemo, ariko icyo nashaka kuvuga wenda dukungike gatoya, ariko ndagira ngo mbabwire abantu icyo dukeneye muri aka kanya. Muri Amerika mwabonye ko babahaye mu kwezi kwa 10 kuba bamaze kubatera ifaranga hehe, harya bazaritera he? Minisitiri Yusta Kayitesi ni ndamwibagiwe, urya ushinzwe ubukungu, urya mubyeyi ndamwibagiwe, ariko ndamufite hariya. Yavuze ko twebwe ari ryari harya abanyarwanda twe ni ryari tugomba kuba turi gukoresha nyine irangamuntu koranabuhanga, ifaranga koranabuhanga, twese. Ubwo biravuze ngo ni nk'uko yakubwira ngo igihe tutazemererwa kugura cyangwa kugurisha tudafite ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa ku kiganza, cyangwa se nibyo ni nkabyo ariko abari kukubwira, nibyo abakubwiye abantu babasha kubyumva, buriya baba babyumvise. Uyu mwaka ugiye kuza bigomba kuba birangiye. Ubwo dufite igihe kingana gute cyo kwitegura? Amerika bo basigaranye ubwo n'amezi 7. Yewe nshimye ko Yesu yavuze ngo bizaba no mu mpeshyi, ngo mumenya yuko igihe cy'impeshyi kigize gute. Ngo yemwe ngo ari kwigisha Matayo 24:32 yavuze ngo nimurebere ku mutini niwo cyitegererezo. Icyambere umutini yavugaga yari amaze kuwuvuma, kandi yari amaze kuvuma n'iryo torero ry'abayuda. Ni mubarebereho rero niwo cyitegererezo. Ibibabi byawo bitoshye ibibabi bikamera, mumenya ko igihe cy'impeshyi kiri hafi. Ariko uwo mutini niwe yari amaze kubonaho ibibabi ariko abura imbuto. Igihe cy'impeshyi yavugaga ni ugucirwaho iteka, kwifunga kw'imbabazi. Umenya ko icyo gihe cyo kwifunga kw'imbabazi kiri hafi. Nuko rero namwe nimubona ibyo byose bibaye, muzamenye ko ari hafi kandi ageze ku rugo. Harya ubwo dukeneye kwitegura Yesu, kwitegura kwakira Yesu. Ntabwo umuraba ari ikibazo, ahubwo abantu nibakenyere bambare Yesu, acurukura ubwonko bwacu kugira ngo busabane n'ijuru. Ibindi byo biranditswe ko bizaza, ariko nibiza bizaze bisanga turi muri Yesu, cyangwa bize bisanga Yesu ari mu bwato. Niyo mahirwe. Undi muntu uri gushakira ahandi hantu. Kandi buriya ndagira ngo mbabwire yuko turi mu gihe cyo kwinjira mu nkuge kwa Nowa, kandi Nowa yarinjiye barabimenye harya hashize imyaka ingahe batabizi. Muri 7 isubu hashize ingahe? Kuramo noneho wijya muri teranya, kuramo mu gihe cyo kwinjira kwa Nowa. Inyamaswa zizira zarinjiye bareba bata buriya musaza n'umurwayi wo mu mutwe twarababwiye, dore yinjije inzoka, kandi murabizi izi nzoka ukuntu zirumana. Noneho ntabwo zirodeka kumutsindamo hariya. Ingagi zirinjira, ingwe zirinjira, ibizira birinjira bibiri. Abantu barimo baraho ngaho bari gukobana. Harya uyu munsi baroroheje, baratworoheye ubu, barabimenye kwa Nowa. Reka mbabaze ikibazo kirihuta cyane, kirihuta. Ntabwo ni mu nambari ikomeye, page ya 431. Ntabwo turahasoma, murahazi cyane. Nimba mutanahazi muze gutamuhasoma. Haranditse ngo igihe Imana yavaga ku ishyanga ry'abayuda, abatambyi na rubanda ntibabimenye. Pasitoro Mukanya hoza dufasha, ntibabimenye.
ntabyo bamenye Imana yabavuyeho. Bari bari hehe? Bari bari hehe ko ngo bakomeje ngo imirimo yabo yo mu buturo buziranenge? Nuko rero ngubwo umwanzuro nakuko mu buturo buziranenge bwo mu ijuru uzafatwa, abatuye isi ntibazabimenya kandi ugatangarizwa isi. Bazaba bari hehe? Umva aho bari bari. Ese uyu munsi bari hehe? Umva aho abayuda bari Nikodemu ejo bundi yaburaniye Yesu, mukoresha uburyo cy'inama y'itorero uyu munsi atayitabira. Umva hano bari Nikodemu naza mu nama y'itorero Yesu ntabwo turabasha kumwica. Icyo kintu mukimenye kuko mwibuke ko yaje hano akavuga ko amategeko atatwemerera kwica umuntu nta rubanza rwamutsinze. Nikodemu mukoresha uburyo cy'inama atayitabira y'itorero. Hari wa umubyeyi muri Yohana 9 wari ufite umuhungu wavutse ari impumyi, ngo harya ngo cyatumye ngo atababwira ko uyu muhungu wabo yavutse ari impumyi ngo cyari iki, ngo yangaga ko bamuca hehe, bamuca ndumva hano abantu baba bari, umva hano abantu babibereye ngo nicyo gihe Imana yavaga ku ishyanga ry'abayuda abatambyi ntibabimenye. Umva aho bari mu nama y'itoro niho bari yo kugira gute, yo guca abizera. Ni abatambyi na rubanda. Abayabizera ninde wemeranya n'inama y'itorero? Turahari, muzamura amaboko. Umva aho bari mu by'ukuri. Nuko rero ubwo umwanzuro nakuka byo ntabwo biba bizasubira. Wowe mu buturo buziranenge uzatangazwa, maze isi igatangarizwa icyo yagenewe bidasubirwaho. Abatuye isi ntibazaba babizi. Nuko ngo insengero zo ari ubwiza insengero n'izabaki batubwiye urusengero rwa mbere rw'abatambyi haruguru, Imana yavuga ku ishyanga ry'abayuda. Insengero z'abayuda nizo zigomba kongera kuba mu icyo kintu bari kuvuga aho ngaho. Urwo rugero ruri kwerekera ku bayuda. None ubwo izo nsengero muri kumva ari z'abana, iz'aba 7 kangahe? Iz'aba 7 day. Ubwo ngo insengero zizakomeza kubwirizwa no kwitabira ngo n'abantu umwuka w'Imana yavuyeho zamani, ngo kandi umuhati bazaba bafite babitewe nuko bahumekewemo na Satani igikomangoma cy'ibibi, uzakomeza gukoreshwa nk'aho bakorera Imana. Nk'aho biba bivuze ngo ubigereranije ntabwo apfa kubivumbura. Bazaba ngo kugira ngo barengere imigambi yabo y'ubuhendanyi. Hari imigambi y'ubuhendanyi abadivantiste bakoze kugira ngo twumve igihe icyo ari cyo. Hari imigambi y'ubuhendanyi umuntu bari kurengera. Ubutinganyi baraburengera, bayicupa barayirengera. Umuntu uze ngo papa ngo Laudato Si urwandiko rwa Fraternité bararurengera, ngo nta dimanche ngo yenda gutangazwa ngo iriya ngo umuhindagurikire y'ikirere ngo ntabwo ari byo, ntabwo ariyo yanditswe muri Bibiliya. Barabirengera. Urukingo mbabarire ntabwo ari urukingo. Uburozi nuze yaranditse Yesaya 47 ngo ni ibikagiro. Ibikagiro barabirengera. Harya nuza kwifatanya kw'itorero na leta barabirengera. Nako ibyo nimugavuga ngo kwifatanya kw'itorero na leta mujye muvuga gukurwaho umwuka w'Imana barabirengera. None ikibazo ndi kwibaza, ubwo umwanzuro ntakuka mu buturo buziranenge uzatangazwa, abatuye isi ntibazabimenya. Insengero zizakomeza, zizahagarara kubabwamo n'abandi. Abo umwuka w'Imana uriho bazaba bari Isomo risoza Abaheburayo igice cya 13 nari dusomera, agira undi muntu udusomera utari ngewe. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 12 n'uwa 13 byasome twumve. Umuntu wihuta. Umurongo wa 12. Soma. Handitse ngo Yesu ababarizwa inyuma y'irembo. Pause ngira ngo Yesu yababarijwe he? Kuki atinjiye mu irembo se? Ni mu gisubize. Yababarijwe inyuma y'irembo kubera iki? Si we rembo Yohana igice cya 11 yabitubwira ngo ni ngerembo ry'intama. None se ari kubabarizwa mu irembo kandi bamwanze? Byatumye nyine ajya inyuma y'irembo. Nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye. Nuvuga ngo ntabwo byashoboka kwezwa uri mu irembo kandi mu irembo bari bamwanze. Mwimbere mu irembo byamusabye kuza inyuma y'irembo, noneho bagiye guhita hamagara ngo natwe nidusohoke tugira gute? Niko bimeze. Oya, soma ibyanditswe bivuga ngo niko handitswe. Dusohoke tujye he? Inde ubwo ari hehe se?
hanze yakize cyangwa muri gushaka gusohora abantu mu itorero? Dusohoke tumusange he? Nuko dusohoke tumusange inyuma y'urugo, twemeye gutukwa, no gutukwa nabyo birimo. Ni ukuvuga ngo rero uko ibintu bimeze ubu ni ugusohoka tukamusanga he? Arimo se mwimbere? Uwiteka adufasha, Uwiteka atugirire neza. Igihe cy'umurabukaze ni ugutukwa, kandi ngo abatukwa ngo baraba bari hehe? Abatemera gutukwa baraba bari hebo? Abantu bakuwe mu mwuka w'Imana ngo baba bari mwimbere. Abandi ntabwo ari ugukurikira guba abadive, nta nubwo ari ugukurikira itorero, nta nubwo ari ugukurikira Kayafa, nta nubwo ari ugukurikira Hana, kuko umwuka w'Imana yabavuyeho, ahubwo ni ugukurikira nde? Ni ugukurikira Kristo n'ijambo rye. Dusohoke tumusange rero inyuma y'urugo, muri kubyumva, twemeye gutukwa kubwe. Igihe cyabyo rero cyageze, nta busewe, nta bugisigaye. Uwiteka tugirire neza, aduha imbaraga zo kwemera gutukwa kubwe no gukubitwa kubwe muri iki gihe cy'umurabukaze. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka rero dupfukamye dusenge. Uwera Mana ikomeye, turagushimye cyane, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nubwo umuraba uri guhorera cyane, ariko turacyagufiteho umutabazi. Niyo mpamvu ijambo ryawe rivuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse imitima. Atari ukugira ngo tubahumurize bari mu cyaha, ahubwo urifuza yuko uruguma turwomora tutaruca hejuru, kugira ngo abantu bagusanga ukiri ku ntebe y'imbabazi, kugira ngo utubabarire ibyaha byacu. Turagusabye rero kugira ngo uturinde kuba twabusanya n'iryo hame, ahubwo turakwinginze kugira ngo uce icyaha mu mutima wacu no mu mibereho yacu, kugira ngo umwuka wawe urabona aho atura. Ubwo ugiye kugaruka no kwerekanwa vuba bidatinze, uzasange tukwiteguye. Itorero ryacu ry'Abadiventiste munsi wa karindwi nta nubwo ari iryacu, ahubwo ni iryawe. Turagusaba ko warigirira neza. Turabizi neza ko hari igikorwa cy'ishungura kiri kujya mbere. Turagusabye kugira ngo abatari bahuma n'abatari bapfa amaso, turagusabye kugira ngo ukoreshe imbaraga nk'izo wakoresheje kuri Loti, ukoresha imbaraga nk'izo wagiye ukoresha ku bandi bantu abatari bapfa amaso. Ndagusabye kugira ngo bakore ku maso. Ugire neza imiryango yacu. Abari kuva mu migi bajya mu byaro, ukuboko kwawe bari ko kubayobora. Ababyifuza nyamara badafite uburyo bitewe no kutumva ibintu kimwe kw'imiryango, ndakwinginze kugira ngo nabo ubigishe gutega neza amatwi, kugira ngo basobanukirwe n'igihe cyabo, kandi basobanukirwe n'uko icyo bari gukora bari gukurikiza ubushake bwawe. Ngaho twese turacyagukeneyeho ubutabazi. Wasezeranye imbaraga, uravuga ngo uzaduha imbaraga, kandi tuzahabwa imbaraga uwo mwuka wera natumanukira. Turakwinginze kugira ngo utunganirize imitima yacu kumwakira, kugira ngo tuzabashe guhagarara aho rukomeye. Tuzi neza ko ijuru riri gucagura abatahajuru n'abazataha ubukwe bw'umwana w'intama. Uduhe kugira amahirwe yo gucagurwamo, kandi uduhe kumesa ibishura byacu mu maraso y'umwana w'intama. Umuntu wese muri uyu mugoroba w'isabato, nubwo wenda igeze ku musozo wayo, ariko turagusabye kugira ngo umwami w'isabato yime mu mitima yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.